Shalom shalom, amahoro y'Imana aruta y'umuntu yamenya nakomeza arinde ibyo mwibwira n'imitima yanyu muri Kristo Yesu. Imana y'amahoro ibaho umugisha. Nongeye kubifuriza ikaze mu nyigisho yacu twatangiye. Iyi ni inyigisho ya kabiri aho turimo tuganira ku ijambo rivuga ngo abo turi bo byuzuye muri Kristo Yesu. Icyo kwitaho ni iri jambo ngo byuzuye, kuko akenshi abakristo abizeye benshi baza abo bari bo. Ubajije umuntu ngo mbese imbere y'Imana urinde, yagusubiza ngo ndi umwana w'Imana. Nibyo koko, kandi nta n'ikibiruta, nta n'icyo twabisimbuza, nta n'icyo twabinganya kuba umwana w'Imana. Ariko icyo Imana yatugize cyo ntabwo ari ukuba abana bayo gusa. Hari n'ibindi Bibiliya itubwira ko turi byo kubera umurimo Kristo Yesu yakoze ku musaraba. Uyu munsi rero tugiye kurebera hamwe icyo ijambo ry'Imana ritwita, gisa naho gihabanye n'icyo turangije kuvuga ko turi abana b'Imana. Mu Gifaransa babyita paradoxe, cyangwa se ikintu gisa n'igihabanye n'ikindi, ariko mu by'ukuri bidahabanye ukurikije uko ijambo ry'Imana ribivuga. Reka rero mbahe ikaze mu nyigisho yacu. Uyu munsi tugiye kuvuga ikintu kidakundwa na kamere yacu, ariko Imana akaba ari kwitwita turi abacakara b'Imana. Mu Gifaransa turi esclave, slave. Iri jambo ntirikundwa na kamere y'umuntu, ndetse mu kinyejana cya 21 byo birasa n'icyaha. Gutinyuka kwita umuntu umucakara ni icyaha gihanwa n'amategeko. Bamwe mu bakunda guhakana ubukristo no kurwanya intumwa ndetse na Yesu ubwe baravuga ngo mu gihe cyabo ntibigeze bashyirijwe hejuru ngo barwanye ubucakara. Muri iki kinyejana nubwo tubizi ko hari abantu bagikoreshwa ubucakara rwihishwa, ariko ni ikintu isi isa n'iyahagurukiye kukigira icyaha no kukirwanya muri leta zose. Abagiye bahindura za Bibiliya, ndashaka kuvuga cyane cyane nko mu Cyongereza, dore ko hariho version zirenga 22. N'abagiye bandika, habaye impaka ku banditsi ba Bibiliya ndetse no ku buhinduzi barwanya gukoresha ijambo riri mu Kigereki ryitwa doulos, bivuze ngo umucakara. Barabihindura, baravuga ngo reka tuvuge a servant cyangwa se umugaragu. Ariko mu by'ukuri abanditse Bibiliya, ndavuga intumwa za Yesu Kristo ndetse n'abanditse inzandiko, bakoresheje Ikigereki bivuze ngo umucakara. Bibiliya rero itwita abacakara b'Imana. Ese kuba umucakara w'Imana bivuze iki? Ni iki gituma Imana itwita abacakara? Nibyo tugiye kurebera hamwe muri inyigisho yacu. Mwibutse ntuhunge nawe ngo ugende, kuko ntibikundwa na kamere yacu. Ariko Imana nta kintu na kimwe yakoze muri Kristo Yesu kidashingiye ku rukundo. Ikaze. Amazi y'ubugingo ngo mugende gusa Yesu uzuye n'imbaraga z'agakiza kawe mwami kabone kunembamo. Ngo mugende gusa Yesu uzuye n'imbaraga z'agakiza kawe mwami kabone kunembamo. Maze kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza, itorero nakuriyemo, hari umuco nahasanze. Iyo umuntu wese yajyaga gushimira Imana yatse umwanya mu rusengero, hari ijambo yabanzaga kuvuga nubwo ritaba rijyanye n'ishimwe ashaka gushima. Yarateruraga ati ndashimira Imana ko yampaye agakiza kayo ku buntu. Uko nagiye nkura, nagiye nibaza kuri aya magambo n'iyi mvugo isa n'iyamaze guhinduka akamenyero ndetse n'imvugo y'idini, ku buryo isa n'aho ari imvugo y'agatsiko iranga abasengeraga aho twasengeraga. Ariko nyuma nza kwitegereza ndibaza ngo ese koko aya magambo tuvuga dusobanukiwe n'icyo avuze? Imana yampaye agakiza kayo ku buntu. Ese ubuntu ni iki? Agakiza ni iki? Nta bushakashatsi nakoze, ariko naje gusanga nibura hejuru ya 90% y'abakoreshaga ayo magambo ntibari banasobanukiwe n'ijambo ubuntu cyangwa se agakiza icyo ari cyo. Nanone ibi ngibi biratujyana ku kindi gikorwa twese tuzi, cyane cyane abakunda kuvugiriza ubutumwa bwiza, bakavuga ngo ni wakire Yesu akubera umwami n'umukiza.
ariko sinzi niba dusobanukirwa ijambo kuvuga ngo Yesu yambereye umwami. Ubundi niba Yesu ari umwami wawe, bidasubirwaho mu mitekerereze ya Kigiriki ni uko umwami yagiraga abagaragu. Reka nkoreshe ijambo bakoresheje, umwami agira abacakara. Kuko ubucakara twe kubwumva nk'uko twebwe abantu tubukora, kuko twebwe biba birimo violence no kubabaza abantu no kubakubita no kubatwaza igitugu. Ariko ubundi ubucakara icyo bivuze ni uko utagigira ubushake, ntabwo ukiri uwawe ngo wigenge, ahubwo utegekwa n'umwami cyangwa se n'umutwaro ugutwara. Nicyo kuba umucakara muri Bibiliya byabaga bivuze. Pawulo yandikiye Abakorinto mu rwandiko rwe rwa mbere ibice 6 umurongo wa 19 aragira ati: mbese nimuzi yuko imibiri yanyu ari isengero z'umwuka wera uri muri mwe, uwo mufite wavuye ku Mana, kandi ntimuri abanyu ngo mwigenge, kuko mwaguzwe igiciro. Nuko rero mutume imibiri yanyu ihimbaza Imana. Pawulo yerekana ko twebwe turi abagurano b'Imana. Abagurano rero ni abaguzwe ifeza kugira ngo bahinduke abacakara, be kubaho bigenga. Ubushake bwabo, ibyumviro byabo byose bitegekwe kandi bigengwe n'uwo baguze igiciro. Imbere y'Imana rero, niba twemera ko Yesu Kristo twamwakiriye ngo atubere umwami, twebwe rero turi abacakara be. Ese Yesu adukoresha iyihe mirimo? Niba turi abacakara, ni iki Yesu adukoresha? Reka mbanze mbibutse, ndabizi bamwe basa n'abazuye umugara mu mitima iyo tuvuze iri jambo. Ati uko kuri ntabwo, ariko ntabwo twebwe turi abacakara, turi abana b'Imana. Nibyo, uri umwana w'Imana, ariko reka nkubwire, umwana ukomeza gutekereza ko ari umwana, burya aba akiri uruhinja, ntabwo aba yarakuze. Ni naho bakoresha ijambo ngo umwana ni umutware. Ariko umwana iyo amaze gukura, niyo se yaba ari umwami. Iyo bigeze mu bijyanye no gukorera ubwami, nawe iteka abona se nk'umwami, ntamubona nka papa. Ibya papa ni mu rugo, ariko hanze mu mirimo nawe ubwe yitwara nk'uko abandi bose bitwara, agakorera ubwami bwa se. Reka turebe dukurikije ijambo ry'Imana abatwigishije ko twebwe turi abana b'Imana. Uwa mbere ni Pawulo. Ntawamurushije kwigisha itorero, cyane cyane abanyamahanga, ko ari abana b'Imana. Ariko ubwe, ndavuga Pawulo, nawe ubwe yiyita imbata. Urwandiko yandikiye Abaroma igice cya mbere umurongo wa mbere aragira ati: Pawulo, imbata ya Yesu Kristo, wahamagariwe kuba intumwa. Ibi nabyo tuzabivuga. Intumwa si icyo uri cyo, ni umuhamagaro. Ahubwo icyo uri cyo, uri imbata y'Imana, cyangwa se uri umucakara w'Imana. Imbata mu Kinyarwanda ni sinonime, ni icyitiranwa n'umucakara. Uri umwesclave, uri umuslave w'Imana. Ntabwo ari aho nyine yabivuze, ni nako yandikiye Abafilipi, arababwira ngo njyewe Pawulo wabaye imbata ya Kristo Yesu. Yongera kubyandikira Tito, niko urwandiko rwe rutangira, njyewe Pawulo imbata. Yewe si we wenyine gusa, na Petero nuko yiyita. Urwandiko rwa kabiri rwa Petero igice cya mbere haragira hati: Simoni Petero, imbata ya Yesu Kristo n'intumwa ye, ndabandikiye mwebwe abagabanye kwizera kw'igiciro cyinshi guhwanye n'ukwacu, muguheshejwe no gukiranuka kwa Yesu Kristo, ari we Mana yacu n'Umukiza. Yewe si we wenyine, munyemere turebe abanditse inzandiko bose bagiye bakoresha bivuga ko ari imbata cyangwa se abacakara b'umwami. Yakobo wari umuvandimwe wa Yesu, ndavuga mu maraso, kuko uyu Yakobo wanditse uru rwandiko ni mwene Mariya. Mariya niwe wamubyaye. Uyu ni umuvandimwe wa Yesu, ariko nawe ntiyavuze ngo njyewe umuvandimwe w'umwami, ahubwo iyo ari imbere y'umwami uko yibona, yaravuze ngo mu murimo mukorera we ni umwami, naho njyewe ndi imbata, ndi umugaragu we. Urwandiko rwa Yakobo igice cya mbere umurongo wa mbere niko havuga, aragira ati: Yakobo, imbata y'Imana n'umwami wacu Yesu Kristo, ndabandikiye mwebwe abo mu miryango 12 yatatanye, ndabatashye. Nawe ubwe niko yibona, ntabwo ari we wenyine. Yuda nawe yari murumuna wa Yakobo, ni umuvandimwe wa Yesu mu maraso, kuko basangiye nyina. Nawe ariko ntabwo yavuze ngo mwibuke ko ndi umuvandimwe, oya, ahubwo iyo avuga Yesu nk'umwami, iteka we aba ari umugaragu we, cyangwa se imbata, cyangwa se umucakara. Haranditse ngo muri Yuda igice cya mbere umurongo wa mbere:
yaragize ati, Yuda imbata ya Yesu Kristo kandi mwene se wa Yakobo, ndabandikiye mwebwe abahamagawe. Uku kuvuga ngo mwene se wa Yakobo ni ukubibutsa Yuda uwo ari we. Ntabwo ari Isikariyota, ntabwo ari Yuda intumwa ya Yesu, ni Yuda umuvandimwe we, ba bandi batamwemeraga atarapfa ngo azuke. Kuko Yuda na Yakobo bemeye Yesu ko ari umwami n'umukiza ari uko amaze kuzuka, ariko nta na rimwe bamurebye nk'umuvandimwe ngo bakomeze bamurebesha amaso nk'amwe bamurebeshaga yatumaga batamwemera. Ahubwo ubwo bamwakiraga ko ari umwami n'umukiza w'ubugingo bwabo. Nta mwami rero utagira abacakara. Kera nicyo byabaga bivuze. Kuba umucakara ntibyari igitutsi, ahubwo ni ukuvuga ngo ntabwo uri uwawe ngo wigenge, ntabwo ubereyeho ubushake bwawe, ntabwo ukora ibyo wishakiye, ntubereyeho gusohoza ibyo wibwira n'ibyo ushaka. Ibyifuzo byawe byose nicyo ubereyeho, nicyo umwami n'umutware wawe bashaka. Nicyo bivuze ko turi abacakara ba Yesu. Ubwo twamaze kwakira Yesu ngo atubere umukiza, yadukijije urupfu rw'iteka, duhabwa ubugingo buhoraho. Atubereye umwami kugira ngo twe kubaho nk'uko twebwe dushaka. Pawulo we ahamya ko ibyo akora byose ngo asa n'ubikoranwa gahato. Ntabwo abikora kuko abishaka, ngo ahubwo ngo atanabikoze yabona ishyano. Niko yandikiye Abakorinto ba mbere ibice 9 umurongo wa 16. Aragira ati, iyo mbwiriza ubutumwa singira icyo nirata, kuko ari byo mpatirwa gukora, ndetse ntavuze ubutumwa ntabona ishyano. Pawulo we yerekana ko ibyo akora si ubushake bwe, nta mahitamo afite, nicyo yahamagariwe gukora. Ntiyigenga, ni umugurano, yaguzwe ifeza, yaguzwe igiciro. Nk'uko abivuga, umubiri wanjye si nkutekereza nk'uwanjye, volonte, ubushake bwanjye si ubwanjye, ntacyo mbereyeho cyanjye, mbereyeho gusohoza ibyo umwami Yesu ashaka. Ndi umugaragu we, ndetse ndabizi neza yuko nta nicyo nkwiye gushimirwa, mbereyeho kugira ngo usange nsohoze ibyo umwami wanjye ashaka. Yesu we yaravuze muri Luka 8 uhereye ku murongo wa 1, yarimo yigisha abigishwa be kugira ngo be kuzajya birata umurimo bakoze, ngo nurangiza kugira icyo ukora ngo ujye uvuga ngo umugaragu wawe w'imbura mumaro nashohoje icyo washakaga. Ku bijyanye no kuba umugaragu, Imana itwita abagaragu iyo bigeze mu bijyanye no gusohoza ubushake n'ibyo Imana ishaka. Ntabwo Imana itwita abagaragu nk'uko tubona abagaragu bo hanze, ahubwo ibivuga ishaka kuvuga ngo niba koko mbabereye umwami, ntimwibereyeho, mubereyeho gusohoza ibyo ngewe Imana ishaka, kuko ibyo shaka nibyo byiza kuri mwe. Yeza amazi mu miti misaraye, ibone kunywa agakiza k'ubutumwa bw'ineza. Mugende gusa Yesu wuzuye imbaraga z'agakiza kawe mwami, kabone kunembamo. Mugende gusa Yesu wuzuye imbaraga z'agakiza kawe mwami, kabone kunembamo. Yesu hari ijambo yavuze riratangaje. Mu by'ukuri mu buzima bwacu bwa buri munsi ntabwo dushobora kurikoresha. Yohana ibice 15 umurongo wa 14 yaravuze ngo, muri inshuti zanjye niba mukora ibyo mbategeka. Command. Ku isi nta namwe tuzi ubucuti bumeze gutyo. Nta bucuti bushingiye kuvuga ngo uzaba inshuti yanjye, uri inshuti yanjye mu gihe cyose utibereyeho, ubereyeho gukora amategeko yanjye. Nimwumva ubucuti dufitanye n'Imana. Niko Yesu yanavuze umurongo wa 15, sinkibita abagaragu kuko nabamenyesheje ibyo nshaka. Iki gice turimo dusoma nicyo Yesu yari yababwiye ngo dore ndabaha itegeko rishya ku murongo wa 12. Hanyuma arababwira ngo nimukomeza gukora aya mategeko, iyi command, ibi mbategeka, nibwo muzaba inshuti. Ntabwo mubikora kuko mubishaka, ni itegeko. Namwe rero kugira ngo mushyire mu ngiro itegeko, nuko mukwiye kwambara imitekererezo y'uko muri abacakara, ntimuri abanyu ngo mwigenge. Mubereyeho gukora ubushake bw'Imana no kumvira Imana. Nk'uko nabivuze, umwana umaze gukura nawe ubwe yinjira mu mirimo yo gusohoza ubushake bwa se niba ari umwami. Muri identite zacu tugendana
ntabwo handitsemo gusa amazina yacu n'aho dukomoka, ahubwo hari n'icyo bita profession cyangwa se umurimo dukora. Mu murimo rero umuntu akora muri Bibiliya mu ijambo ry'Imana ntabwo bavuga ko uri intumwa, uri umuhanuzi, uri umuvugabutumwa. Mu ijuru icyo bakubona bakwita ngo uri umugaragu. Ubugaragu bwacu cyangwa se ubucakara bwacu tubusohoza tuba intumwa, tubusohoza tuba abahanuzi, tubusohoza tuba ababwiriza butumwa. Nicyo tubereyeho ngo tugikore, byiswe umuhamagaro. Ariko biratangaje twebwe uburyo muri iki gihe turwanira amazina, ndetse rimwe na rimwe yarashize dusigaye duhimba n'ayandi. Mu by'ukuri bene uwo mutima wabirebera kure ugasanga si ubugaragu, ahubwo dukeneye gusumba abandi. Yesu yaravuze ngo ushaka kuba mukuru muri mwe nabe umugaragu w'abandi. Nuko mu ijuru waba ari ubukuru, kandi nicyo cyonyine Imana idushakaho mu bijyanye no kuyikorera, nuko twambara umutima w'ubugaragu. Ariko nanone ntagarutse ku ijambo Pawulo yavuze, byakumvikana nabi yuko Pawulo yakoraga umurimo w'agahato. Yasobanuye ikimuhati icyo ari cyo ubwo yandikiraga Abakorinto urwandiko rwe rwa 2 ibice 5 umurongo wa 14. Pawulo yasobanuye uburyo ahatwa, kuko ku murongo wa 16 mu rwandiko twasomye rwa mbere rw'Abakorinto ibice 9 yaravuze ngo iyo mbwiriza ibya Kristo mbikora mpatwa, singira icyo nirata. Ese yahatwaga niki? Mu rwandiko rwa 2 rero asobanura agahato kamuhataga akariko. Umurongo wa 14 aragira ati, urukundo rwa Kristo ruraduhata, kuko twemejwe yuko nk'uko umwe yapfiriye bose, ariko bose bapfuye kugira ngo bigende bite? Kandi yapfiriye bose kugira ngo abariho be gukomeza kubaho ku bwabo, ahubwo babeho ku bw'uwo wabapfiriye akanabazukira. Muvandimwe unyumva, niba waratuje akanwa kawe ko Yesu Kristo ari umwami n'umukiza, yagukijije urupfu rw'iteka, yaguhinduye kuba umwana w'Imana. Ariko niba koko utekereza ko ari umwami wawe, umve ko nawe uri umucakara. Ni ukuvuga iki? Bisobanuye iki? Nturi uwawe ngo wigenge, ntacyo ubereyeho kitari we. Iyo rero ubu Kristo agumye gusa mu gutekereza ko icyo yagizwe cyo mu Mana ari umwana w'Imana, nagira ngo ubwize ukuri ko adashobora gutera umutaru mu bijyanye no kubaha Imana cyangwa se obeyisance, gushyira mu ngiro ijambo ry'Imana. Yesu yaravuze ngo muri abigishwa banjye niba mukora ibyo mbategeka. Command ntabwo ari ibyo gusaba, si uko byiyumvamo, nta nubwo ari ubushake, yewe si nuko uzi kuvuga, ahubwo nta mahitamo ufite, nicyo waremewe. Niba yaraguhamagaye akaba ari umwami, ambara imitekerereze y'uko uri umucakara, ntabwo uri uwawe ngo wigenge. Rero iki twarakibagiwe kenshi. Mu myaka za 70 hari umukozi w'Imana babajije ngo ese niki gituma muri iki gihe tutabona gukora kw'Imana n'icyubahiro cy'Imana mu itorero nk'uko byari biriho mu myaka ya kera? Asubiza amagambo akomeye, aravuga ngo ni impamvu ebyiri. Ngo icya mbere ngo nuko twaretse ijambo ryitwa commitment, kwiyemeza, ndiyemeje niyo nahomba cyangwa se nkunguka. Ngo icya kabiri ngo ni ijambo ryitwa ngo twaretse kuba abacakara. Nibyo twese tukeneye gukorera Imana, ariko twigenga, ntawe utugenga. Nibutse inkuru imwe yahinduye ubuzima bwanjye, cyane cyane ku bijyanye no kuba umucakara, nk'uko ndi kwibaganiriza. Ni inkuru yanditse muri Matayo ibice 8 uhereye ku murongo wa 1 ukageza ku murongo wa 5 ukanakomeza ndetse. Iyi nkuru yerekeranye n'umukapiteni w'umuromani watwaraga mu gihugu cya Israheli. Hanyuma ngo agezeyo ahindukirira idini yabo, ngo ndetse abubakira n'isinagogi. Ngo umunsi umwe rero arwaza umugaragu yakundaga cyane, maze ngo atuma kuri Yesu kugira ngo aze amukirize umugaragu. Hanyuma ngo Yesu aravuga ngo ndaza mukize. Ubwo yari mu nzira yerekeza aho uwo mukapiteni yari atuye, ngo arongera amutumaho, aramubwira ngo si ngombwa kugera iwanjye, kuko nanjye ndi umuntu utwarwa. Ni nayo mpamvu nanjye mfite abo ntwara, kubera ko ntwarwa nanjye mfite ubutware. Ngo iyo mbwiye umwe ngo nagende aragenda, nabwira undi ngo ngwino akaza. None nawe si ngombwa kugera iwanjye, kuko ndi umunyabyaha, ahubwo tegeka gusa umugaragu wanjye arakira. Yesu biramutangaza,
aravuga ngo sinari nabona kwizera kungana gutya habe no mu Bisiraheli. Ese icyatangaje Yesu mu kwizera kwe ni ukuhe? Nagira nkubwire, ntuzigera na rimwe ukorera mu butware no mu bushobozi no mu mbaraga mu gihe utarambara imitekerereze yo kuba umugaragu, kuko isoko y'imbaraga ikomoka mu gutwarwa, mu kwemera kuba umucakara. Tuzabiganiraho nituvuga ku bijyanye n'ubusirikare, kuko nayo n'indi identity Imana yaduhamagariye. Ntizigera na rimwe ukorera mu butware ngo wumvirwe n'imbaraga z'umwijima na Satani ngo utegekeshe itegeko ugendere muri autorite wahamagariwe cyangwa se wahawe muri Kristo Yesu, mu gihe cyose utaraba umucakara, utaremera ko Yesu akubera umwami, ngo ubeho atari wowe wigenga. Icyo mvuga ni ukugira icyo bita prise de conscience, ni ukugarura agatekerezo no kumenya icyo uri cyo muri Kristo Yesu. Imana yakuhamagariye kuyibera umucakara. Bisobanuye iki? Nyuma yo kukugira umwana no kukuraga ubugingo buhoraho mu bijyanye no kuyikorera, ntabwo uri uwawe ngo wigenge, ntabwo ubereyeho gusohoza imigambi yawe, ahubwo waguzwe igiciro, ubereyeho gusohoza imigambi y'Imana. Kunembamo umugabo wo guhamya uburyo wanyijije, waranguze ngomba wawe no kunyuzuze rwose, mumugende gusa Yesu wuzuye imbaraga z'agakiza kawe mwami, kabone kunembamo, mumugende gusa Yesu wuzuye imbaraga z'agakiza kawe mwami. Kristo Yesu ubwe yarabivuze, aravuga ngo ntabwo ndi hano kugira ngo nkore ibyo nishakiye, ngo ahubwo ibyo numvanye Data nibyo nkora. Paulo yandikiye Abafilipi ibice 2, aravuga ngo mugire wa mutima wari muri Kristo Yesu, ngo nubwo we yari Imana yabonye ko guhana n'Imana atari ikintu cyo kugundirwa, ngo ahubwo yisiga ubusa, atwara kamero nk'ak'umugaragu w'imbata. Bavandimwe, iri jambo rirakomeye. Umugaragu ubwabyo ni ukuba umuntu muto, ni umuntu ukorera abandi. Yesu we yabaye umucakara w'umugaragu. Nimutekereze uko guca bugufi, ngo ibyo nibyo byatumye Imana imushyira hejuru y'ayandi mazina yose, ngo kugira ngo amavi yose yo mu isi apfukame yature ko Yesu Kristo ari Uwiteka. Ni muri uko kuba umugaragu, guca bugufi, byamuviriyemo kuzamurwa. Niyo mpamvu biri tubwira ngo uwicisha bugufi azazamurwa, naho kwishyira hejuru bibanziriza kugwa. Mu mitekerereze yawe ni wambare ko Imana yaguhamagariye kuyibera umucakara, ngo we kubaho uri uwawe. Nibigenda bityo, ndagira nkubwire ko uzatangira kubona imbaraga z'Imana zikorera mu buzima bwawe. Nibyo kuba umwana hari icyo byaguhaye kimwe gusa, ni ibyiringiro byaho uzaba, nuko uzataha ijuru. Ariko kuba umugaragu byo bizaguha umwanya wihariye mu bijyanye no gukorera Imana no kuzana umusaruro mu bwami bwayo no mu itorero ryayo mu isi. Imana ibaho umugisha. Reka dusenge. Uhoraho uragahezagirwa, ndagushimiye ijambo ryawe. Warakoze cyane kuduhamagarira ubugaragu, warakoze kuduhamagarira kuba abacakara. Ndumva mbinezerewe mu mutima, kubera ko ntituri abacakara b'ikindi, turi abacakara b'urukundo rwa Kristo Yesu, turi abagaragu b'urukundo rwa Yesu. Nta kindi nawe adutwaza, ntadutwaze igitugu, adutwaza urukundo rwe. Paulo niko yavuze ngo urukundo rwa Kristo ruraduhata, bituma tutihangana, ahubwo tunyoterwa kugira ngo dushyire n'ubuzima bwacu mu kaga, ngo dusohoze iby'urukundo rwe. Urukundo rwe rwatugize imbohe, rwatugize abacakara. Icyampa koko urwo rukundo wadukunze rwatumye tuba abana b'Imana, rukaduhindura mu ntekerezo no mu byo twibwira ababereyeho gusohoza ubushake bwawe n'ijambo ryawe mu mibereho yacu. Reka wumvise uyu munsi umurike mu mutima we, wongere umubaze uko koko umubereye umwami, maze uduhe kwihana no guhindukira. Tumenye ko kuba umucakara iyo atatunganije ibyo shebuja ashaka, nta kabuza aca bugufi akihana, agashaka uburyo yarushaho kumunogera no gukora ibyo ashaka.
utwambike iyo mitekerereze, tugendane iyo mitekerereze, natwe twibone nk'uko Pawulo yibonaga, imbata y'umwami muri uyu murimo, ntihagire ukundi twibona uretse uko nguko. Twe kurwanira amazina akomeye, ahubwo tumenye ko turi imbata y'urukundo rwa Kristo yadukunze. Icyoro kibi cyawe, ni mu izina rya Yesu dusenze, amen. Yesu suku Mwuka wera mu mutima wanjye ubu, kugira ngo ngeze amazi yawe mu basaraye.